ifatanye n'umuntu wese ukijijwe neza ugendana no guhora umupagani, niho honyine wabonera umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kwaje kuri Elisa bitewe nuko hari umuntu ukizwa w'umuyuda. Ntabwo ukuboko kwiza kw'Imana gupfa kuza ku muntu. Ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku muntu ukiranuka. Ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku muntu wavuye mu byaha wanga ibyaha. Kuza ku muntu wanga ibyaha urunuka. Ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku muntu udakumbura ibyo muri Egiputa, udutunga urusumo n'ibindi byo muri Egiputa. Koko yavuye muri bene se ataracumuye, ahubwo bari bamugira ishyari yuko Imana iri kumwe nawe. Na se wa Yozefu ubwe yaramucyashye. Haleluya. Kuva se wa Yozefu acyashye Yozefu, Yakobo wajyaga arota akabona Imana imbona nkubone, wajyaga aganira n'Imana agakirana nayo, ntabwo Yakobo yongeye gukirana n'Imana. Amaze gucyaha Yozefu, bamuzaniye amaraso y'isekurume bishe bavuga ko ari ay'umwana we, ariko ko yacyashye uw'Imana ishyizeho ukuboko kwayo, nawe ntiyongeye kwerekwa, yagiye ku kiriyo cy'amaraso y'ihene, y'isekurume y'ihene, ngira ngo muzahasome murebe neza. Haleluya. Baje kubasuhuza, amazina banyita Mugisha Kageruka Emmanuel, ndubatse, ndakijijwe, mfite umugore umwe n'abana, kandi mvuga ubutumwa bwiza uko Uwiteka Imana nshoboje. Haleluya. Nagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ritari butwara umwanya muremure cyane, ariko nifuje ko tuganira ku ijambo ryo turi bugendere kureba ikintu bita ukuboko kw'Imana, cyangwa se ukuboko kwiza kw'Imana, cyangwa se ukuboko kurambuye kw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nasanze dukeneye twese muri urugendo twerekejemo, ababyemera n'abatabyemera, ni hahandi tuzasoza ariho twisanze. Ushatse waza hakiri kare. Muri we ndavuga muri mwe mutemera ukuboko kwiza kw'Imana ko kubaho, mutemera ko na Kristo abaho, mutemera yuko n'ijambo ry'Imana ryavuye ku Mana. Ni hahandi uwe byemera utabyemera, amaherezo uzisanga aho hantu, uzisanga imbere ya ntebe yisumba byose, kandi ugira ibyo ubazwa, kandi ugire naho werekezwa. Ibyo ntibisubirwaho, ibyo ntibizahinduka, nta n'icyo wahindura. Nk'uko waje utazi uko waje ku isi, ukaba utazi naho werekeza, niko nta n'uruhare wagira kugira ngo ugire icyo uhindura. Munyemere dusenge ijambo dusenga mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, urera kandi urakiranuka, uri Imana nzima. Mwami Imana yanjye, ngiye kuvugira ijambo ryawe, ntaba ari aba ari wowe. Buri kimwe cyose cyo mvuga kibe giherekejwe n'umwuka wera n'imbaraga z'Uwiteka Imana. Mana, iri jambo uwo rizageraho ryo wese ari wowe uzaba urimugejejeho, kandi uwo rizafasha wese umwuka wera w'Imana azuruke aba ari kumwe nawe. Iri jambo cyobero cy'amahanga ntunyemere kugira ibindi nakwivugira nk'umuntu, ahubwo mvuga ibyawe gusa. Ndakwingize ngo nkoze ikara ku murongo iryo yakojeje kuri Yeremiya, yarangiza akavuga amagambo n'uyu munsi akandikwa. Cyobero cy'amahanga wane nanjye muri buri kimwe cyose. Urakoze ku bwa byose, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Reka tugende mukozi w'Imana dusomere muri Ezira 7. Yego. Ibice 7 umurongo wa 6 asimbuka agene ku wa 9, twumve cy'Imana ivuga ku kuboko. Haleluya. Ezira ibice 7 ku murongo waho wa 6. Ezira uwo arazamuka ava i Babiloni. Ezira arazamuka ava i Babiloni mu gihugu cy'ubunyage. Kandi yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose. Ezira yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose. Yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Amategeko yaratanzwe n'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Umwami amuha ibyo yamusabye byose. Umwami amuha ibyo yamusabye byose. Abiheshwa n'ukuboko k'Uwiteka Imana ye kwari kuri we. Kwari kuri we. Abiheshwa n'ukuboko k'Uwiteka Imana ye kwari kuri we. Yesu ashimwe cyane. Murongo wa 9. Dusimbutse ku murongo wa 9. Ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 agera i Yerusalemu abiheshejwe n'ukuboko kw'Imana ye kwari kuri we. Imana n'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ezira yari umwe mu bantu babaye abanyagano ubwo Abisirayeli cyane cyane Abayuda bacumuraga ku Uwiteka.
umuhanuzi Yeremiya yarababwiye, abahanuzi benshi barabivuze, ariko abantu banga kumva Imana. Ariko Imana ku bantu bayikunda ntabwo igica umuntu burundu ngo imivaho burundu. Uwiteka kubw'urukundo rwe akomeza gushakisha abantu be. Imana yaravuze yuko bazagaruka nyuma y'imyaka 70, bakagaruka mu gihugu cyabo, bakagaruka i Yerusalemu, bakongera bagakorera Imana yabo. Haleluya. Buri uko Abisirayeli bacumuraga ku Mana cyangwa Abayuda, Imana yajyaga ibateza amakuba, ikabateza kujyanwa ari abanyagano, ikabateza ibintu byinshi bidasanzwe. Ariko bagarukira Imana, Imana ikabagarukira ikabagirira neza. Haleluya. Ezira ni umuntu wabayeho mu gihe Imana yari itangiye kugira imbabazi Abayuda. Iyo tuvuga Abayuda ni ukuvuga ngo abantu bavanywe i Yerusalemu bakanyagwa bajyanwa i Babyloni. Bari Abayuda, harimo n'umuryango wa Benjamini, ariko byabaye ngombwa ko n'umuryango wa Benjamini usa nkaho nawo witirirwa Abayuda, nawo ukabarwa nk'Abayuda. Umwami Imana nashimwe. Haleluya. Ariko igihe kigeze cya Ezira kugira ngo agaruke, ajye kubaka inzu y'Uwiteka i Babyloni. Ntabwo Ezira yabashishijwe n'ubwenge bwo yari afite. Yari umuhanga mu mategeko ya Mose yahawe n'Imana. Yari umuhanga rwose, birivuze ngo umuntu yari umuhanga koko. Haleluya. Ariko ntabwo icyabashishije Ezira kugira ngo ajye kubaka inzu y'Uwiteka, hari harabaye amatongo i Yerusalemu. Ntabwo ari ubwenge yari afite. Imana, ijambo ry'Imana ritwemerera ko Ezira yari umuhanga. Ntabwo ari uko hari umusore wari mwiza cyane mu buranga cyangwa n'ibindi byose kugira ngo aribyo byemeje umwami, ahubwo ngo yabiheshejwe n'ukuboko kwiza kw'Imana ye kwari kumuriho. Haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Ezira niko kwamuheshe kugira ngo yemererwe, niko kwamuheshe kugira ngo bamuhe ibintu byose. Bibiliya igitubwira neza cyane ngo Ezira ngo umwami yamuhesheje ifeza, amuhesha izahabu, amuhesha ibintu byose bizamubashira kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu. Ajya naho amubwira ngo ibyo ni ibizasaguka muzabere uko mubigenza. Haleluya. Ibizasaguka, umwami yarazi neza ko ibyo amuhaye hari byari byinshi bizasaguka, ariko aravuga ngo nibyo bizasaguka muzabere uko mubigenza. Abiheshejwe nuko kwiza kw'Imana kwari kumuriho. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana nanone hari icyo ritubwira. Haleluya. Reka turebe muri Nehemiya icyo naho hatubwira ku kintu, ku kuboko kwiza kw'Imana. Ndumva muri iyi minsi ndafashwa no kuvuga ku kuboko kwiza kw'Imana. Ibintu byose bikubiye mu kuboko kwiza kw'Imana. Ibintu byose wabona biba bikubiye mu kuboko kwiza kw'Imana, ariko ndavuga ku bana b'Imana bayikurikira neza kandi bayikiranukira. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kukuzaho. Haleluya. Icyo uzakora cyose kizagenda neza. Ijambo ry'Imana ritubwira Yosefu amaze kunyagwa, amaze kugurishwa mu gihugu cya Egiputa, ngo agezeho Potiferi ngo abona yuko, haleluya, ngo amenya yuko ngo uwo mugabo ngo afite Imana. Imana imuhesha kugira ukuboko kwiza muri icyo gihugu, ngo icyo akozeho cyose kikagira umugisha. Ibintu byose akozeho mu nzu ya Potiferi byose bikagenda neza. Umugabo agira urwunguko, umugabo arakira cyane kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Yosefu. Byatumye n'umupagani agubwa neza. Haleluya. Reka turebe nanone ukuboko kwiza kw'Imana iyo kuri ku muntu. Nkuko Potiferi atarazi Imana ariko akakira umukozi w'Imana neza. Haleluya. Byatumye uwo muntu wamwakiriye ukuboko kwiza kwari kuri Yosefu nawe abigiriramo umugisha. Tugiye kujya gusoma irindi jambo mu Gutegeka kwa kabiri ibice 5:15. Turaza no gusimbukira mu Bami ba kabiri ibice 3:15 naho. Reka dusome ibice 5 umurongo wa 15 Gutegeka kwa kabiri. Kandi dusome mu izina rya Yesu Kristo. Gutegeka kwa kabiri ibice 5 umurongo wa 15 haranditse ngo, kandi uje wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Haleluya. Amen. Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Haleluya. Muri Egiputa ni ahantu Yakobo n'abahungu be n'abamukomokaho bagiye ari abasuhuki.
bagezeyo bamara igihe kinini cyane, ariko biza kugera ngombwa yuko Imana ibavanayo. Ariko umwami wa Egiputa Farawo yari afite ingabo nyinshi, yari akomeye cyane mu buryo nta kuntu na kumwe bari kumucika, kandi barabacakara be kandi bamukorera inyungu nyinshi. Ndetse nabo mu gihugu cyose cya Egiputa babonaga inyungu kubaca. Nawe uyibonye umuntu ugukorera utamwishyura kandi akora ku manywa na nijoro, ubona inyungu nyinshi cyane. Haleluya. Ariko Imana irabibutsa, iravuga ngo kandi ujye wibuka. Ndavuga nawe wakijijwe wari umupagane, ujye wibuka Imana yakuvanye mu businzi, wibuka Imana yakuvanye mu buraya, wibuka Imana yakuvanye mu butinganyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo Mana ni Imana y'anyamaboko. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Iravuze ngo kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa, wibuka ko wari umucakara, wibuka ko wari umuntu utagira agaciro, wibuka ukiri muri ibyo byawe wivurunga, utegekwa n'agacupa, utegekwa n'indayi, utegekwa n'ibintu byose bije bibonetse, urara mu kabari ukaramukuruka. Wibuke icyo ni Egiputa, iyo ni Egiputa yawe. Koko igihugu cy'uburetwa, ikintu cyose kigutwaza igitugu aba ari igihugu cyawe cy'uburetwa. Bariya bari muri Egiputa, ariko nawe hari aho wava muri Egiputa urimo, ukavayo ukaza ukumva Imana yabavanishije amaboko menshi y'imbaraga, ngo ariko n'ukuboko kurambutse. Ndavuga ukuboko kw'Imana uyu munsi. Ukuboko kurambutse ni kwisozana ko Bibiliya. Ukuboko kurambutse kw'Imana niko kwabambye ijuru. Ukuboko kurambutse kw'Imana kwashyizeho imfatiro z'isi. Ukuboko kurambutse kw'Imana niko kwanditse ibyanditswe byera n'uyu munsi twezereramo. Ni ukuboko kw'Imana konyine kwakoze buri kimwe cyose. Haleluya. Ibyo ubona n'ibyo utarabona n'ibyo yigeze kumva byose byakozwe byazanywe n'ukuboko. Iyo ukuboko kw'Imana kukuriho kandi ari kwiza, haleluya, ugira amahirwe ahantu hose uri. Uracuruza ukunguka, urorora inka zikaba nyinshi, ukagira amashyo. Sinzi niba arabagifitiye nabo barorora bakabona imikumbi n'intama, kubera ukuboko kwiza kw'Imana niko guhesha umuntu. Kabone naho wabona umupagani ukabona bigenda neza, n'iby'igihe gito bizayoyoka, kuko ubutunzi buva ku Mana nibwo buramba. Ariko ubutunzi butavuye ku Mana, ndavuga nawe wagiye gucisha ukabona bimeze neza, numva ngo bijya bibaho, sinabizi niba ari kuko bishoboka. Ariko ndakubwira ngo ibyo ni iby'igihe gitoya. Satani aguhera hano mu nzu akakwamburira ku irembo, ariko iyi Imana iguhaye ibiguhaye rwose. Ariko ndagira ngo uyu munsi wa none unezerwe no kumva wifuje kugira ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana. Haleluya. Ukuboko kw'Imana kwiza iyo kuri ku muntu, ibintu byose bigenda neza. Haleluya. Ezira, haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo yari umuhanga cyane, yari umugabo w'umuhanga arirutse. Bibiliya ivuze ngo wari umuhanga, burya wari umuhanga pe. Haleluya. Ariko ubuhanga bwa Ezira sibwo bwamuhaye ubutoni. Bibiliya natubwira ngo imbere y'umwami n'abajyanamba b'umwami bose, ngo n'ibikomangoma byose, nta n'umwe wigeze ahaguruka ngo ahakanye ko Ezira atagenda ngo ajye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Haleluya. Ariko si imbaraga, si uburanga, si ubuhanga yari afite. Bibiliya nayo yemera ko yari umuhanga. Oya. Ubuhanga bwawe, amashuri wize, udafite ukuboko kwiza kw'Imana byagupfira ubusa. Munyemerere twongeye dusome turebe ibyanditswe byera icyo bivuga nanone ku kuboko. Abami ba kabiri ibice 3 uhereye ku murongo wa 15 haranditse ngo, ariko noneho nzanira umucuranzi n'inanga. Nuko baramumuzanira, agicuranga ukuboko k'Uwiteka kujya kuri Elisa. Arahanura ati, Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibayamo impavu. Nuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi, munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. 19 muzatsinda imidugudu yaho yose igoswe n'inkike z'amabuye, n'imidugudu iruta iyindi ubwiza. Igiti cyiza cyaho cyose muzagitema, musibe n'amasoko yabo yose, kandi n'imirima myiza yaho yose muzayisibisha amabuye. 20
bukeye bwaho igihe cyo gutamba cyenda kugera, babona amazi aratemba aturuka mu nzira ya Edomu, nuko igihugu cyuzura amazi. Haleluya. Igihugu cyuzura amazi. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Aya ni amagambo avuga ku kuboko. Ahangaha umuhanuzi Elisa, abami batatu benda gutera muri icyo gihugu, ariko umwami Yehoshafati aza kugira ngo afashe umwami w'Isirayeli bajyane ku rugamba. Ariko umwami wa Isirayeli yari yaraguye atagisenga Imana, haruguru yari uraza kuhasoma. Baranje umwami Yehoshafati yari umwami ukiranuka w'Ubuyuda, abaza umwami wa Isirayeli ati mbese muri iki gihugu nta muntu w'Imana, nta muhanuzi w'Uwiteka uhari? Ngo amujyana kwa Elisa. Haleluya. Elisa amubonye aravuga ngo itaba umwami w'Ubuyuda, abwira umwami wa Isirayeli ngo wowe n'Imana zawe na nyoko nabi wanyu ntabwo wari kunciryera, ariko ibi mbigiriye kubera nde? Kubera umwami w'Abayuda. Ni byiza kugena n'umukiranutsi nawe ari umupagane wahakirira. Nicyo cyatumye umwami wa Isirayeli adatsembwa, nicyo cyatumye ahembuka akabona amazi, nuko yari agendanye n'Umuyuda. Wifate ku Muyuda. Haleluya. Ifatanye n'umuntu wese ukijijwe neza ugendana no guhora umupagani, niho honyine wabonera umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kwaje kuri Elisa bitewe nuko hari umuntu ukizwa w'Umuyuda. Ntabwo ukuboko kwiza kw'Imana gupfa kuza ku muntu. Ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku muntu ukiranuka. Ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku muntu wavuye mu byaha wanga ibyaha. Kuza ku muntu wanga ibyaha urunuka. Ukuboko kwiza kw'Imana kuza ku muntu udakumbura ibyo muri Egiputa, udutunga urusumo n'ibindi byo muri Egiputa. Abo ngabo ni ukuboko kwiza kw'Imana kuzaho. Kwari kuri Yozefu, koko yavuye muri bene se ataracumuye, ahubwo bari bamugiriye ishyari yuko Imana iri kumwe nawe. Na se wa Yozefu ubwe yaramucyashye. Haleluya. Kuva se wa Yozefu acyashye Yozefu, Yakobo wajyaga arota akabona Imana imbona nkubone, wajyaga aganira n'Imana agakirana nayo, ntabwo Yakobo yongeye gukirana n'Imana. Amaze gucyaha Yozefu, bamuzaniye amaraso y'isekurume bishe bavuga ko ari ay'umwana we, ariko ko yacyashye uw'Imana ishyizeho ukuboko kwayo, nawe ntiyongeye kwerekwa, yagiye ku kiriyo cy'amaraso y'ihene, y'isekurume y'ihene, ngira ngo muzahasome murebe neza. Haleluya. Ariko ukuboko kwiza kw'Imana kujyana n'uwo mwana banze na se yacyashye muri Egiputa niho bakiriye. Haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwaje kuri Elisa. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Kuje kuri Elisa arahanura, kubera yuko abo bami bari kumwe n'umwami ukiranuka utagomba kugwa ku rugamba. Elisa aravuga ngo iyo ataba ari umwami we Yehoshafati wo muri Haleluya. Haleluya. W'Ubuyuda ntabwo umuciye n'iryera, ariko kuko mwagendanye na Yehoshafati mwabapagane mwe, ubwo ntabwo ibyo byanditse ndabikora kuko muri kumwe na Yehoshafati. Ngo aravuga ngo mbese nta mucuranzi uba hano hantu, ngo bazanye umucuranzi. Haleluya. Ngo bazanye umucuranzi ngo agicuranga, ngo ukuboko kw'Imana kuza kuri Elisa. Nta kuntu wahanura ngo bisohore kandi byeje ari byo. Haleluya. Atari ukuboko kwiza kw'Imana. Iyo atari ukuboko kwiza kw'Imana buri umupfumu buragura. Hari ku muhanuzi w'Imana, iyi kuboko kwiza kw'Imana kuri ku muntu arahanura. Elisa arababwira ngo nimuce impavu muri iki kibaya. Cyari igihe cy'umwuma. Aravuga ngo ntabwo ntibiri bugombe kwimvura iri bugwe, nta nubwo biri bugombe kumuyaga ugira ute uri buhuhe. Ngo nimuce impavu, izi mpavu zuzuzura amazi. Haleluya. Ngo bukeye bwaho ngo amona amazi azava muri Edomu. Haleluya. Amazi azayiruka kuko umukoboko kw'Imana kwiza kwari kuri Elisa. Agahanura byagombaga gusohora kuko yahanuye kubera ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana kumuhesha guhanura neza birasohora. Ngo umwuma urashira, amatungo yabo anywa amazi, n'ingabo ziranywa, nabo baranywa. Barangije baragenda bararwana baranesha kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari ku muhanuzi w'Imana Elisa. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuboko kwiza gusa
kwabashije Nehemiya ngo mu maso ye hari hakambye cyane ngo hasa nabi, ngo yamaze kumenya inkuru y'Yerusalemu ko habaye amatongo ari umusaka, habaye nabi, ngo umwami aramureba ngo Yeremiya we aramubaza ngo niki gitumye usa nkaho bitameze neza mu maso hakaba hijimye cyane. Haleluya, haleluya. Yeremiya aramubwira ngo iwacu aho dukomoka inzu y'Imana yarasenyutse, habaye amatongo, ibituro by'abasokuruza habaye n'ibindi n'amakuru mabi gusa ahantu twavuye. Haleluya. Haragira ngo Yeremiya urasaba iki, urashaka iki? Haba ngo niyo mboneye umugisha ku mwami anyemerere ngende. Haleluya. Icyo umwami yamubajije gusa ngo uzagaruka ryari? Imana nishimwe imbere y'umwamikazi, ariko ngo umwami ngo aramwemerera ngo ibyo yamusabye byose ngo kubera ukuboko kwiza kwari kuri we. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana niko kwatumye abari abagabo bava mu gihugu cy'ubunyagano batarwanye, bakagaruka barajyanwa ari imbohe, bakagaruka babohotse, bakagaruka bagakorera Imana yabo yari yarabivuze ibivugiye mu bantu, n'ubundi bari bafite ukuboko kwayo kwari kuri bo. Imana yacu ishimwe. Ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo iyo Imana irambuye ikiganza cyayo ngo ihaza ibiri mu isi byose. Haleluya. Ihaza ibiri mu isi byose. Ibirambuye ikiganza, ariko ikiganza giteye ku kuboko. Haleluya. Hari naho igera ngo ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana nishimwe cyane. Imana nihabwa icyubahiro. Ndashaka ngo nkubwire ngo ukeneye ukuboko kw'Imana. Urashaka urugo rwiza, reka kwirukanka ujya kubaririza muri Tanzania n'ahandi. Shakisha Imana nziza, nirangiza ukuboko kwiza kwayo kube kuri wowe. Ukuboko kwiza iyo kuri ku muntu kw'Imana agira igikundiro. Iyo ukuboko kwiza kw'Imana kuje ku mukiranutsi, ibyo yirukaga inyuma bimwirukaho. Wirukaga inyuma y'akazi niko kamushaka, wirukaga inyuma y'amafaranga niyo amwirukaho. Ariko ndavuga uwo nguwo, haleluya, uwo nguwo uri ukuboko kwiza kw'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana kujya kuza guturutse hehe? Kuzanwa nuko umuntu yavuye mu byangwa n'Uwiteka agakiranuka. Haleluya. Nta kindi kizana ukuboko kwiza kw'Imana. Ntabwo ari uburanga wa mukobwa wundi uri mwiza nawe wa mudamu. Yego rwose uteye neza, ufite uburanga nta kibazo. Wa mugabo nawe rwose uhagaze neza, nawe wa musore we urasa neza, uri umusore ugenda bakabona ngo uri umusore, urakandagira bakabona urahamya rwose. Ndagira ngo nkubwire niba udafite Imana, nkubwire niba udakiranukira Uwiteka, ntabwo ukuboko kwiza kw'Imana kuzakuzaho. Kandi ubwo buranga bwawe wa mukobwa we udafite ukuboko kwiza kw'Imana buzagupfira ubusa. Icyo kirere wa musore we, wa mugabo rwose ugenda ukumva urahamye, banakure bagasanga kana umusore ngo n'umugabo pe, abantu bakakwemera nawe ukumva warabemeje. Ariko niba udafite ukuboko kwiza kw'Imana n'iby'igihe gito, wowe urarangiye rwose kandi karabaye. Haleluya, haleluya. Ndakubwira aho ubasha gukurikira. Tugeze mu gihe abantu batagikunda ijambo ry'Imana, tugeze mu gihe gikomeye. Abantu bashaka abakozi b'Imana basa nk'abajya kubaraguza, ntabwo bashaka gukiranuka, ahubwo barashaka iby'Imana inyuza mu bakozi bayo kandi bo batemera. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 84, ndashaka kuvuga ku bantu bazabona uko kwiza kw'Imana. 84 Zaburi uhere ku murongo wa 11 ukagera kuri 13. Biranditse ngo haleluya. Impamvu uvuga biranditse niyo byo Yesu yatsindishe Satani. Nibiranditse yonyine si ukuvuga mu ndimi, nibiranditse yonyine izaguhesha kuboko kw'Imana kukuzaho, nibiranditse izahindura amateka yawe, nibiranditse. Haleluya, nibiranditse. Niyo mpamvu nkubwira biranditse hano, nushaka wihangane bikubwira, niho honyine niho bijya bikemukira muri biranditse. Haleluya. Muri Zaburi biranditse, umva 84 wewe ku murongo wa 11 ukajya kwa 13. Niba ufite Bibiliya yindi yanditswe kera bigarukira kuri 12, ariko imirongo irasa humura, utagira ngo umukozi w'Imana yavangiwe na imirongo irasa. Haleluya. Hamwe ni 11 12, ahandi ni 12 13. Umva uko handitse. Aravuga ngo Uwiteka n'izuba
Imana iramurika ikaba n'ingabo inkingira. Iyi Imana igushyize ahabona abanzi baba bakureba, ni ukuvuga ngo igomba kuzana ingabo igukingira kuri ahantu uba ugaragara uri mu mucyo. Umuntu uri mu mucyo baramubona, ukurasa wese ntikugereho. Noneho ngo ikaba n'ingabo inkingira, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Hepfo ngo Imana izatanga umuntu n'icyubahiro. Ntabwo uzubaha kuko ukomeye muri runaka, uko gukomera kwawe ni kugiye gito, ariko niba ari icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana uzubaha kurinda uvuye mu isi. Imana ngo izatanga umuntu n'icyubahiro. Umva hepfo yo kuhavuga aravuga ngo nta kintu kiza Uwiteka azima bagenda batunga. Ndashaka kumbwira ikizaguhesha uko kwiza kw'Imana, si ukuri kunyuma y'abantu, si ukuri imisozi y'Imana yose warayirangije, wagiye no muvumo ariko wanze gukiranukira Imana. Gusenga menshi kutarimo gukiranuka ntacyo bimaze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, cyane cyane iyo asenganye umwete. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ngo nta kintu kiza Uwiteka azima bagenda batunganya. Ngo Uwiteka nyiringabo ahirwa umuntu kwiringira. Hari Bibiliya y'Icyongereza yo nasomye bisobanura neza, ngira ngo ni King James, yo iravuga ngo there is nothing God shall withhold from those who walk upright. Nta kimana izanga kurekurira abo ngabo bagenda bemye. Umuntu ugenda yemye ni umuntu utagira icyo yikanga. Umuntu ugenda yemye ni umuntu udafite akantu na gato yumva agenda yemye nyine kandi akaye. Buriya kugenda kwa wararitse agatuza utafite Imana ntabwo wemye. Hari aho ugera umuntu wambuye wamubona ukikinga ku kibambasi. Abantu b'Imana bagenda bemye. God, there is nothing God shall withhold from those who walk upright. Abo bagenda bemye batikinga nta kimana izanga kubarekurira. Ikinyarwanda rivuga ngo nta kimana izima bagenda batunganya. Amasengesho yawe, imisozi w'urusenga, ubikorane gukiranuka, ubikorane kugenda utunganye. Uko ugenda utunganira Imana nibyo biguhesha ukuboko kw'Imana kwari kuri Yeremiya, ukuboko kw'Imana kwari kuri ku bakozi b'Imana nahoze mvuga. Haleluya. Kuri Ezira, kuri Nehemiya, ku muhanuzi Elisa. Nawe ibaze umuntu kubera ukuboko kw'Imana gutegeka amazi akaza mu mpavu, nta mvura yaguye, nta n'umuyaga wayahushye, bagiye kuyabona yamuna amazi azayirukanka ava muri Edomu, kubera ko umuhanuzi w'Imana yari yamaze guhanura ari ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ukeneye kuboko kwiza, ariko nta handi wakubonera si ugusenga menshi koko nayo afite akamaro, ahubwo ni ugusengana umutima ukiranutse. Ibi biranditse tubabwira nibyo bizaguhesha inzira yo kugira ngo ukuboko kwiza kukuzeho. Haleluya. Ukuboko kwiza ntabwo kuzakuzeho kubera kuvuga indimi ni impano. Indimi ni impano, wazigira udakiranuka kandi ukomeza ukazivuga, wahanura udakiranuka bigasohora, ariko ukuboko kwiza kutakuriho. Ariko ukuboko kwiza iyo kuri ku muntu, ubwiza bw'Imana bumwuzuraho. Ugenda udafite uburangura umukobwa akaba ari wowe utanga abandi gushaka. Ugenda utari mwiza ugiye gucuruza akaba ari wowe unguka. Abagabo beza barebare bameze neza basa neza abagabo uzabona ari muri Mateus, ntabwo ni bake cyane uzabona abakire bari muri Mateus ariko ngo ari abagabo basa neza n'abagore basa neza. Oya, ni abantu Imana yagiriye neza. Cyokora ijya yemera yuko bitunga itegereje kuzayimenya. Ndavuga wowe utarakizwa, ugarukira Imana, ibyo ngibyo byose ufite byavuye ku Mana nubwo utigeze kuyimenya, kuko ni Imana y'abakiranutsi ikaba ni Imana. Ariko haleluya, iyo wizere mu butunzi hari ikintu kimwe utazabona. Abapagane bemerewe gutunga mu isi rwose nk'uko abakristo batunga, bemerewe no gukira cyane. Ndetse Yeremiya yaranavuze ngo Mana warabateye baramera ngo bashora imizi. Imana ibwe Yeremiya ngo nibyo koko Yeremiya wabonye neza, ariko burya imitima yabo imba kure. Byakumarira iki gutunga iby'isi byose umutima w'Imana uri kure yawe? Ikindi, abanze guhinduka kubera ubutunzi bwabo, ndetse n'ab'Imana yabihaye bakayitera umugongo, nta sezerano ry'ijuru kandi iby'isi ni iby'igihe gitoya. Abantu benshi ntibajya bashaka kubyumva, ariko ndakubwira ngo aho bukera iyo sura yivamo. Ubyemera utabyemera, ubuhangange bwawe uko bumeze, uko urinzwe mu buryo bwari bwose urinzwe, uko watewe inkingo z'ubwoko bwose, ntacyo bishatse kuvuga. Isaho bukera urayivamo. Haleluya. Ariko umva uko birivuga. Ari umugabo witwaga Henoke, Yesu nashimwe.
Enoke Bibiliya iravuga ngo amaze imyaka 65 avutse. Haleluya. Ngo Enoke ngo abyara Metusela ariwe mugabo waramye cyane kuba yakwera umwana w'umukiranutsi. Metusela yaramye imyaka iruce ya Abraham. Enoka amaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Ngo Enoka agendana n'Imana imyaka 300. Bibiliya ikavuga ngo imyaka Enoka yaramye imyaka 365. Ngo nuko Imana iramwimura ngo kuko yayinejeje. Haleluya. Enoka hari icyiciro cyo kuba yagiye kuba mu ijuru. Icyiciro kimwe kiba mu isi anezeza Imana, Imana ngo iramwimura. Ibindi bitabo biravuga ngo yageranye n'Uwiteka ngo yikanga yarenze umurongo atagisubiye inyuma, ageze mu yindi mbibi mu bice byaho Imana abanyamubiri batagera. Haleluya. Ibyo n'ibindi bitabo bya Yeshayi n'ibindi uzabisoma. Bibiliya yo ntabwo ivuga izo details. Abaheburayo 11 uzasangamo amakuru y'umugabo Enoka. Bibiliya ivuga ngo kwizera ikindi kintu gesha umuntu koko kw'Imana ni ukwizera ko Imana ishoboye. Ngo kwizera niko kwatumye Enoka ajyanwa mu ijuru adapfuye. Ngo kandi yari yarabwiwe neza yuko yanejeje Imana. Ariko iryo jwi ntituzi niba ari abamarayika ko biriya ntabwo ivuga abantu bigeze bamubwira ngo ariko yari yaramenyeshejwe. Enoka yarazi ko yanejeje Imana. Ese ujye unezeza Imana ugakiranuka nawe ukumva ijwi rikubwira ngo mwana wanjye urakizwa nkagubwa neza. Ese ukarota ninjoro uhabwa amakuru yuko Imana ikunezerewe. Haleluya. Ibyo nta wundi bijya bigeraho, bigera ku bantu bafite ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya. Mwami usubemo ayo magambo, ubwo urakijijwe, shaka itorero rikwegere ry'abakizwa ry'abanyamwuka, hanyuma ubabwire yuko wakijijwe, hanyuma bakubwira ibindi bikurikira, bakubatize mu mazi menshi nk'ayo Kristo yabatijwe mu Yorodani, nurangiza utangira inzira nziza yerekeza mu gihugu cy'amasezerano kandi uriho ukuboko kwiza kw'Imana. Imana ikugire neza. Rero bene data abakurikiye mwese ndabashimiye, ndabifuriza yuko ukuboko kwiza kw'Imana kubana namwe mu byo mukora byose. Niba utarabona igihe cyo kugushaka gushake, niba ukeneye yuko hari icyo nagufasha ukumva hari icyo nagufasha ukumva ntacyo bigutwaye kujya wampamagara ni 0783 6 2 2 ubufasha bwose wansaba n'ubumva hari nagufasha. Telefone ngira ngo mwayumvise, ntabwo nkusaba ituro, ntabwo nkusaba itike. Niba ufite ikibazo kugusanga ahuri ni itike niyanjye, kuko abahamagare benshi kugira ngo babone Imana bazagorerwa byinshi. Si urukundo rwinshi mba nkufitiye, ahubwo mba nirwanaho kugira ngo wa munsi nugera nanjye hari ikintu kizaba kiri kuri dosiye yanjye. Si uko nzaba nkukunze cyane gusanga ahuri nkoresha itike yanjye kugira ngo nkusengere. Oya, ngewe ndikunda kukurusha, ahubwo mba ngira ngo nandikishe, mba ngira ngo wa munsi nugera umwamaje. Haleluya. Be kuzampagaruka bavuga ngo buretse bavuga ngo uriya mugabo we nazaba nyiri muto ntarabyiho ngo mureke yinjire abandi mujyara mwisobanure. Ntabwo nshaka kuzisobanura imbere y'amarembo y'ijuru kandi Imana izabana nanjye. Urakoze rero, ni karibu kabisa. Niba ntacyo bigutwaye wampamagara isaha yose, nemera kwitaba umuntu ni yari saa 6 z'ijoro. Mudamu wanjye arabizi ko ndi umukozi w'Imana rwose. Aho kumva ufite ikibazo ushaka ngo ngusengere cyangwa tuvugane, ugira icyo umbaza, ugira icyo nagufasha, karibu. Imana ibahe umugisha. Murakoze, murakarama. Imana ibagirire neza. Amen.